na kimwe Yego. niho tugiye gusoma n'umurongo wa 8. Yego. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera, uw'inzoka yariye wese yareba inzoka agakira. Amena. Amen. Amen. Turi hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 n'umurongo wa 16. Yego. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3 no kuri 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. 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 Turanezerewe. Ikibazo ndumva imvura iguye ariko Imana iradufasha. Yego. Dushimiye Imana kubwo kuba kuri uyu munsi. Dushimiye Imana kubwo kuba muri iki giterane cya Pasaka. Yego. Utari Pasaka y'umwaka washize kandi si y'uriya mwaka uzaza. Iyi ni Pasaka yihariye. Yego. Ni Pasaka y'uyu mwaka. Imana ishimwe ko itugejejeho. Amen. Ni Imana kuko ari je yaboneye uburyo ikantoranya. Kuko Pawulo yaravuze ngo ndashimira Imana kuko yabonye ndi uwo kwizerwa ikangabira umurimo wayo. Imana ishimwe. Amen. Ndashimira abayobozi batekereje bakangirira icyizere bakabona ngomba kugabura ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Amen. Tuguwe neza twebwe twese. Tugiranye iminsi igira ku wa 2. Ejo twatinye gufungura, twari mu kiriyo ariko mu mitima twari kumwe. Nabyo tureba. Imana ibaha umugisha. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Hari umuririmbyi wavuze ngo turi mu gihe cyiza ngo cy'umunsi w'agakiza. Aravuga ngo Yesu yarangirije zose ku musaraba. Amen. Ubu turizihiza igihe cyiza cy'umunsi w'agakiza ariko ibyacu zarangiriye i Golgotha, hahandi bavuye kuturirimbira. Yesu yarangirije byose ku musaraba. Imwe. Amen. Tugiye kuvuga Pasaka. Ubushize Imana yaramfashije kandi murabyibuka twaganiriye mu magambo ya Pasaka. Tuje gusoza uvuga rekomandasiyo Yesu yaduhaye umunsi asanga abigishwa ku nyanja ya Tiberiya. Yego. Usanga ngo baruba bahebuye babwira ngo nimuhindure icyerekezo. Ubutaka y'ubushize twarabwiranye ngo duhindure icyerekezo. Yego. Tuve mu zo twari dusanzwemo. Muri hariya twaheburiye. Muho twabonera amafi menshi. Yego. Yesu ndi mu kwibuka ijambo ryagumye kunzaho cyane kuva wa munsi w'amashami. Yego. Umwe cya giti Yesu yavumye. Icyo giti bizibe ngo cyari kitaragera igihe cyo kwera. Yego. Ariko cyari gifite nk'amakosa naco abiri. Mbere cyari igiti gifite amababi asa neza. Yego. Ubushize baratubwiye ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Amen. Igiti cyiza ariko kidafite na kwa mugani w'ab'iki gihe. Yego. Irindi kosa rya kabiri kiza gutura ku nzira. Kiza ku nzira aho abaturage banyura n'abandi inyuma. Aho coga agiye mu mubande nyine ngo kimenye ko ntacyo kimaze. Yego. Ngo gikokoke n'amashami. Kizaza kiza ku nzira kandi kizana amababi
kigatuma abantu bituma Yesu akivuma. Tugize iminsi natwe mu biterane mu bitaramo twabaye ahangaha ubuje nzamzuka saa 8 rimwe na rimwe connection iza yanga ariko mba mpari saa 8 twagiye kunyitandaho ariko se twahinduye icyerekezo cyangwa se turasabutse ni ukumenya gutondekanya amagambo ni ukumenya kuririmba ni ukumenya kubwiriza icyo giti nyagitekeye gitindaho. Yego. Umuririmbyi wavuze ngo Wakristo wanahesabu miaka bado mwenendo haukamiliki bado mwenendo haujakamilika. Ubwo rero iyi nayo Imana nidufasha hari ukundi tuzosoza rekomandasiyo ntiziza zibura. Tuvuga Pasaka muri litirijiya Yego. urasa naho yarangiye wa munsi w'icumweru nabonye imikindo. Yego. Mubona Yesu yinjira muri Yerusalemu. Yego. Ndetse n'indogobe ibitenge. Yego. Bakira baramuririmbira. Hari ku munsi wo ku cyumweru. Yego. Ku wa gatatu baba baramugurishije. Waje kuba ku wa kabiri wakeye Yesu arara mu gashamba. Waje kuba ku wa gatanu kanone ubu mu kanya saa 3 Yesu abageze ku musaraba. Yego. Akaruhukira mu mva. Cyumweru akazuka bose babireba. Amen. Ariko Pasaka turatwizihiza yo gucungurwa kwacu. Yego. Kandi yabayeho kuva kera. Pasaka Yesu yavutse ibaho. Yesu yavutse Pasaka iriho ariko ntawabimenya birakomeye kubisobanukirwa. Mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo Imana kandi uwo jambo ari Imana. Pasaka yabaye ko abantu baza bavuga ngo muri Edeni nta Pasaka yabaye. Edeni Imana yararemye ngo kuko izibirema nonaha. Yego. Iyo intibine buzuko bigenze iyo bidahari irabirema. Kuko wa munsi ko yaremye intama yo gucungura Isaka. Birema kuko niyo yaremye byose muri we ngo nimwe byaremewe kandi ngo ni Yesu wabiremye. Yego. Ngo niwe waremye byose ngo kandi muri we niwe byaremewe. Ubwo rero burya muri Edeni Pasaka iki gitero cyose ni Pasaka ni ugucungura. Imana yakunze umwana w'umuntu kuva kera ngo kera ifatiro zitarabaho isi n'ijuru zitarabaho imisozi itaravuka Imana yari yarakunze umuntu. Kandi ngo mu byifuzo by'Imana no muri gahunda y'Imana kuzabana n'umuntu yaremye. Yego. Kandi muri gahunda y'Imana mu mugambi twabayeho mu mugambi mu mutima w'Imana mu mugambi Imana irema umuntu maze kurema umuntu turavuga mvuye yacu imara kurema umuntu imurema yishimye imaze no kumurema yaravuze ngo umuririmbyi yaravuze ngo Imana yishimye cyane. Yego. Ibyo yari yaremye ngo ibyitegereje ngo ibona biraboneye byose ngo nta nenge yari birimo. Mu muntu Satani ngo aje arusha abantu ngo akabaha ibishushanyo akababuza agaciro akabarusha. Ahugije umuremyi ababwira ibinyoma. Yego. Yabahemukiye iteka n'umwanzi ukabije. Hariya ku gice cya 3 inzoka irazigendera Eva umugore. Yego. Inzoka ngo yari umunyabwenge giswara kirakivuga ngo ari kuba mwerevu zanumva ari nkaho kimuvuga uko ari kuba mwerevu ntibwari ubwenge bwiza yari nk'indyarya ari kuba mwerevu yari aho ngaho ngo kuliko wanyama wote agenda n'umugore. Inyigisho za Bibiliya zazivuga
ngo intambwe zitanu zatumye Eva yoshwa. Yego. Hatua ya kwanza alisikiliza, ategera uko inzoka ivuga bidakwiriye, bitaregeranaga agashesho, umugani w'abana. Yego. Bituranye byari bibana ariko nta gahunda bigirana. Ngo aragendera hatua ya kwanza akasikiliza. Yego. Hatua ya pili akawa na mashaka. Hatua ya tatu akaanza kutazama, atangira kucitegereza kandi vyoba ari vyo. Yego. Hatua ya ine akaanza kuitamani, yumva nyine arayifujije. Hatua ya tano akaendea mti akachukua na kukamilisha anguko, na Bwana atuhurumie. Amen. Ivyo biraba ngo arangize gucumura. Imana ivuga Yego. Imana iragira ngo ati mwakoze ibyo nababujije, bati ntitwabikoze. Ivuga ijambo iravuga ngo wanzoka we, uzakomeza urubyaro rw'uyu mugore agatsinsino. Byari bivuze kuko izo izababaza Yesu agapfa, uko aba yakomeye utazongera azuke. Ariko we urubyaro rw'uyu mugore azakumena umutwe. Imana ishimwe. Umwana w'umuntu ukunda ukomeye. Yego. Imana yari yababaye, sinzi icyatumye itavuga ati ndamuretse uru rubyaro ndemo uwundi. Ariko ni ibitekerezo byanje. Yego. Umunsi umwe Satani ngo yabwiye Yesu ngo nahindure uyu mutsima. Yesu ntiyarananiwe kuwuhindura umutsima. Yego. Niko yarananiwe uko Satani ivuze. Satani ndiyoze nsubirishamo kabiri. Imana itubabarire cyane. mu yandi magambo, sinzi Imana nashobora kuvuga sinzi uko nimba yaraducumburuye iravuga ati uyu muntu nzongera mugira umuntu azabuyutu sinsubiramo kandi ntundusha uvuga ngo yaranyagambere nabicane mabandi sinza nkorana nawe. Yego. Tugira umwana w'umuntu abagize ikibazo, ariko nanone Imana idushungisha ijisho ntiyaduheba. Kazi gutoranya ku rutaro rwa Nowa, iragenda igihe cya Aburahamu, iragenda cya Isaka, igera igihe cya Yakobo. Yego. Imana yakunze abari mu isi cyane. Amen. Yatumye itanga umwana wayo. Amen. Pasaka ya mbere yabereye muri Egiputa. Iyo Pasaka irangwa amagambo ni nka menshi. Yego. Ngo kwari ugutandukanya imfura zo muri Egiputa no gutandukanya imfura z'Abanyasirayeli. Kwari ukugaragaza Imana iyo ari yo. Kwari kugira ngo amaraso ameneka dushungure. Agano la kale, isezerano turavuga mu isezerano rya kera ryazaga rishorera Yesu, lilikuwa linamulenga Yesu. Yego. Amagambo iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni Yesu. Ubwo Yesu abarabonetse babaga umwana w'intama. Mutekereze nandekereze kuri Yesu. Imana izidufasha tubitekerezeho. Guhera muri Egiputa atangira kuba igitambo. Yego. Afatwa nk'umwana w'intama uzapfira ibyaha byacu. Barawurarira iminsi 3. Yego. Barawitegereza barawureba. Usanga nta mugayo ufite. Yego. Wasanga nta mugayo baravuga ngo tuwice. Unuka Yesu nawe hariya amaze kugera mu rukiko iri joro ryakeye. Yego. Yagiye mu nkiko 3 ijoro rimwe. Ngo amare guhakana ko nta cyaha Yesu afite. Kuza ngo asunubiwe. Aravuga ngo nasunubiwe. Yego. Niyo Pasaka baratangira bakora Pasaka. Ngo bagere mu tayo bakora Pasaka. Yego. Ngo bagere igirugari bakoze Pasaka. Pasaka izinezeza. Amen. Ngo iyo Pasaka bamaze kuyikora barasiba bararuhuka.
ngo kuko bari bakoreye abana b'abahungu umuhango bicara aho barinda bakira. Yego. Ariko Pasika wo muri Egiputa bayiriye bahagaze ngo kandi bakenyeye n'inkoni ziri mu maboko. Ni Pasika ndayikunda iyi ngiyi Yeshuwa yakoresheje ngo umunsi ngo yaravuze ngo ni kuyivingirisha ahibu. Amen. Ni ukubakuraho igisuzuguriro. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Ibyabaye byose kandi aho hantu igira ubwari aho bakuye igisuzuguriro ngo Gorigota ibyaha zanje zanguriweho. Yego. ngo genda umusangeyo ubwari Igorigota, genda wigerera Igorigota urasanganirwa n'ibyishimo, amahoro n'urukundo nibyo bihaboneka. Igira ubwaririye ibyo kurya by'umwero w'igihugu. Igira ubwari niho Mana yarangiriye. Yego. Igira ubwari niho Yeshuwa yaboneye wa mugabo uje kubatabara. Uko bari bakoze Pasika. Pasika yasuraga Yesu. Yego. Intama bakiri mu kubara ngo bakoze ibyangwa n'Imana. Yego. Bamara gukora ibyangwa n'Imana, Imana ngo ibatumamo inzoka z'ubusagwe ngo zifite ubumara bwosa. Yego. Inzoka ziryana cyane. Noneho ngo barataka ngo baravuga ati Imana we dukuremo, Mose we tubwirire Imana dukuremo izi nzoka turashize we, tubwirire Imana dukuremo izi nzoka zirashize. Ngo Imana ibwira Mose ngo genda ucure inzoka y'umuringa. Yego. ngo numara uyimanike ku giti. Kiriya giti imuzi ko Yesu twacumuriye ku giti. Yego. Yesu ngo avuke bamwakirira mu giti. Yego. ngo tuze gucungurwa mumanika ku giti. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. yaducunguriye ku giti ngo kandi abahora umutima. Muri yavuze ngo ntangazwa cyane ngo nimbabazi ziwe ngo yazize ibyaha. Uriya Yesu yazize ibyaha. Aza numva ngo abagabo bamwe ababene wacu ngo bageze muri Byura bagiye bajana ubutumwa bwiza Imana ishimwe. Amen. kubwigisha abantu b'abatabwa. Abagore mu batabwa ngo barabwira ati Yesu baramuvuga ukuntu yabapfiriye, bavuga ukuntu yazize ibyaha byabo ko ari twe mwatumye apfa. ngo umutabwa arahakana ngo aravuga ati hoya ati hata kumuona hatukumuona kandi twamubonye. uwo Yesu wazani wacu ni mumutubwira ariko ntabwo ari twe twamwishe. Ariko Pawulo yabwiye Abaroma ngo bose bakoze ibyaha kugira ngo ubwiza bw'Imana. Yego. Tenda zambi na kupungukiwa utukufu. Twacumuye muri Adamu. Ntabwo kugira ngo uyu muntu afite indwara yandura ngo niyo atwite azazara umwana urwaye. Yego. Yego. Ariko Yesu yaje ari urukingo. Amen. Gukiza abana bavutse banduye. Amen. Nuko tukicaranye tuba tuvuze ngo tumuhe icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Nuko mbabwira Mose ngo Mose we ngo ngaho inzoka y'umuringa Yego. umanike ku giti. ngo numara kumanika ku giti uw'inzoka ikomye wese Yego. ngo nararama ku musaraba akareba kuri areba iriya nzoka Yego. ngo arati. Amen. umuririmbyi ngo 69 yararirimbye aravuga ngo nguko Mose yamanitse inzoka ku giti abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka.
niko na Yesu yatumanikiwe kumusaraba kera tumurebe tumwiringire. Haleluya. Amen. Amen. Uko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo barembere bakayireba, abababaye bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima ngo kubw'imbabazi z'Uwiteka. Igitero cya kabiri, sinzi niba mukiri kunyumva n'imvura. Turakumva twebwe ntayo dufite. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndavuga ngo yawe mutima ushavuye we, ngo reba uwakubambiwe, ngo reba Yesu wakumanukiwe. Yego. Nawe wa munyabyawe ngo numutumbira aragukiza. Imana ishimwe. Amen. Isezerano rya kera ryatureraga Yesu ngo Mose amanika inzoka. Yego. Wamara kumanika inzoka, uw'inzoka iriye wese akararama akareba hejuru ngo yayireba uburibwe bukaba burakize. Amen. Uwayireba akipfira. Kambabwire bene y'isi dutuyemo, inzoka ziba zidukoma kenshi zikadukubita ukumva ko urubori rukugera ku mutima. Iyo turwara, iyo dupfusha, iyo duhura n'urubwa, iyo duhura n'urubyaro runaniranye, iyo duhura n'intambara, iyo duhura n'abaturanyi, biriya byose ziriya ni inzoka zo mu butayu. Yego. Iyo dukora ibyaha biducira urubanza ko tuzapfa. Yego. Ariko ngo nta kindi, umwanditsi yaravuze ngo dutumbiriye Yesu wenyine. Unareba ngo urebye ya nzoka agakira. Isezerano rya kera ryavugaga Yesu umunsi Imana ibwira Mose ngo navugane n'urutare. Yego. Ngo ruzane amazi. Mose n'iryo kosa yakoze aramukubita, ararikubita ngo ntiyanakubita rimwe, ye wakubita kabiri. Burya ryatewe Yesu ko azodukiza. Mu rubavu rwa Yesu havuyemo amaraso n'amazi y'ubugingo ngo yoza umutima wanjye. Yego. Uriya ngo icyababaje Imana nuko yabwiye Mose nuko yawikubise kabiri, aravuga ati kandi Yesu azabambwa rimwe gusa. Yesu azabambwa rimwe risa. Yego. Mivugo bagwimvura bene data ni munsengero ireke ko turumva nuko Yesu, Imana ishimwe. Nuko Yesu igihe kiragera, iyo Kanani bazagamo yari Kanani yo mu isi. Yego. Ariko twebwe Kanani tujamwo n'iyo mu ijuru. Amen. Igihe kiragera, Imana nidufasha tuzabivuga ejo. Yego. Igihe gikwiriye ngo kigeze, aza kuvuka. Twavuga ko yavukiye mu giti, arakura mu isi, aza amwemera, namwizera. Ariko nkunda ijambo twatangiranye ejo bundi, uwadusomeye yaratubwiye ngo yagombaga gushushanywa na bene se. Yego. Agashushanywa na bene se, avuka mu nda y'umugore. Pasika tuba tuvugana Noheli byose birajana. Yego. Kuko tuba tuvuga ngo Betelehemu kandi tukavuga ngo yaraducunguye. Yesu ngo gushushanywa na bene se, abantu baramuyoberwa, abantu bamwitaho, ariko bamugiraho ikibazo. Yakora imirimo bakabona umwana w'Imana. Basubira muri biyogarafi yiwe bakabona aho yavukiye n'uburyo yavutsemo. Ibyo bintu birabacanga. Bareba aho yarerewe, none ntibikunde. Yavuga amakuru bakibaza aho yakuye ubwenge. Wowe nkunda amakuru ya Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo mbwira amagambo ya Yesu. Yego. Ndimbira n'ibyo yankoreye. Ndirimbira n'indirimbo iruta izindi.
Amen. Kuri Kiswahili avuga neza, aravuga ngo unipe habari ya Yesu, Amen. uniandike rohoni. Amen. Yambwira uyandike mu mutima. Yego. Muri ubwo buryo bwiwe biramucanga kuko yari umuntu 100%. Amen. Kandi akaba n'Imana 100%. Yego. Kwasa kango byasobanuraga ngo ni ugucaho. Mu yandi magambo niko kwirengagiza ibintu ukabicaho ngo utabireba. Yego. Uko birenza nk'amaso. Muri iri joro Yesu yarayaciye kuri bimwe. Yego. Yabagiye kumufata. Yari kumwe n'abigishwa. Yego. Abaje kumufata barabaza ngo se aravuga ko se murashaka nde? Aramubwira ngo turashaka Yesu w'i Nazareti. Yego. Aravuga ngo barije mufashe ni mureka ababigendere. Mureka ndaba nta kibazo. Yego. Mu gucaho nta kubireba. Kugira ngo agere ku ntego ye. Amen. Muri kwa gukura yakora imirimo bakabona n'umwana w'Imana. Iki gice cya Nikodemu baganiriyemo yari yarahinduye kirakurikira icyo yari yahinduyemo amazi kuba divayi. Yego. Noneho Nikodemu ngo amwitegereje gukunda abanyabwenge. Nikodemu yari yarize cyane, yari umunyabwenge. Wabona yaravuye ku Mana. Yego. Ariko kandi uyu munsi twavuga ngo turiko turavuga mpuruyaha. Noneho ngo wabona yaravuye ku Mana, ariko kandi Nikodemu kuko yari umufarisayo ukomeye. Yego. Wari umunyamategeko wari warize. Yanga kumusanga ngo batamubona. Yego. Murabizi icubahiro naco n'ubundi mu ruho. Yamuza mubona abapasiteri iyo mwumvishe babwirije bakavuga ngo abantu baze kwihuza n'Imana. Yego. Abapasiteri suko nabo batabumvishije. Kandi nabo suko bataba batsinzwe. Kumanura ibyubahiro biragoye. Yego. Yewe ndetse no muri litirijiya bari amakosa. Urumva nyine uko biba bimeze. Nikodemu nuko nawe yari ameze. Ariko ngo agenda nijoro. Nikodemu yari inshuti ya Yesu ya nijoro. Ugenda umwiherera n'utinya n'amaso y'abantu ari kugenda umusange. Wagenda kumubaza ati se umwigisha ko nza mbona ibi ngibi uzi ukora. Urumva w'Imana. Yesu ngo aramubwira ati se kuranyitira iki mwiza. Asigenda ubwa kabiri bakora n'ikiganiro. Uza wihererana na Yesu bibaye ngombwa ibyakuyobeye n'ibyakuvanze n'ibyagucanze nta wundi wagisha inama. Nikodemu aravuga ati nta wundi mbibaza ndabibaza nyirabyo. Uriya yari umuntu w'umugabo cyane. Yego. Ngo aragenda aramwegera ati se Yesu we ibi ngibi uzi ukora. Baraganira nyine kujya muza musoma. Ngo Yesu aramubwira ati genda uvuke ubwa kabiri. Nikodemu ati umugabo nkanje ngavuka ubwa kabiri. Yesu ngo aramubwira ati ariko uwo uri umunyamategeko umwigisha w'amategeko utazi kuvuka ubwa kabiri. Ngo aramubwira ngo icyabyawe n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka ni umwuka. Yego. Wavutse ubwa kabiri. Ariko mbere ni hariya aramubwira ngo reka nkubwire amakuru ngo umwana w'umuntu namara kumanikwa muzabibona. Ati reka nkubwire kubwana nawe nimba wibuka igihe Mose yamanitse inzoka ku giti. Yego. Ngo niko byavugaga ko umwana w'umuntu nawe azamanikwa. Ngo kugira ngo umwizera cyagiye mu butayu Nikodemu utaravuka. Cyagihe n'abanyisirayeli bataragenda cyagihe bataragera mu gihugu. Yego. Ati byavugaga uriya nzokaga yari jewe yigeze kubabwira ngo ntaho mwaciye tutari kumwe ngo habe na cya gitare yari jewe. Ngo habe na y'amazi mwankoye yari jewe. Yego. Ngo ya nkingi y'umuriro yari nje. Na ya nkingi y'igicu yari nje. Yego. Na ya mwana umwariye yari nje. Bya bindi mwabonye cya gihe. Sezerano kera ryacureraga Yesu.
atari ko zose noneho reka nkubwire ngere kuri uyu murongo uhatse bibiliya baravuga ngo kuko imana yakunze ab'isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ngo atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. amen yaravuze ngo ibitabo by'amaturo Yesu ntiyabishatse ngo ndaje mu muzingo w'igitabo. Twahoraga twiruka umwana yaturirimbiye aravuga ngo twahoraga twiruka inyuma y'inuma ngo yavuze ngo twari tumaze gutagangara agacuho kabisa twari tuguye agacuho. ubwo bavuga ati ndaje kubera urukundo umwana nkunda bari mu isi kubera urukundo nabakunze kuva kera nabasha kubaheberera nabasha kubahemukira kandi nta kindi cyari kuducungura atari amaraso. biriya bitambo byose bigira ukuntu biteye ngo cyabaga ari ikintu kitagawa kinye twavuze ubuziranenge gitunganye kandi igitambo ngo kikaba ari ikintu cyapfuye burundu. Batitegereje abakene bari barahagorewe n'abakire nabo ntibarishashe. ugatoranya mu matungo yawe itungo ryiza bavuga ngo reka ryo mbaga ku cyaha cyanje. muri Mikayi bigeze kubaza Uwiteka babaza umuhanuzi batese twatanga n'imfura yacu twazana inzovu amavuta ya Elayo inzovu imigezi twazana amapfizi Yesu abona ko tugowe abona abana be turashize yatumye ikunda bari mu isi igatanga umwana w'ikinege. uzitegereze ubona ni akavuyo. Yesu azari igitambo kizima igitambo cyuzuye. icyo nari mvuze ngo n'abakire ntibarishasha hari bimwe byagawaga bigapfa ubusa hari n'ibindi byashimwaga bigatwikira ilisitiri Zambia lakini haikuondoa dhambi. Bigenda bigatwikira ibyaha biramara gutwikira ibyaha umwaka ngo waje gushira kamera ngo nza numva ngo iyo umuntu ngo yarwaye indwara sinzi indwara baba barwaye ngo bakamutera amaraso nuko ngo yaje kumara nk'amezi nk'atatu y'amaraso nayo ngo gasakandura agasubira agaterwa ayandi araheze kuri kire bene da araheze kuri kire Yesu aravuga ngo ibi ngibi ntibishoboka. abo bakene bari bagowe noneho n'Abisiraheli twebwe none abanyamahanga reka da aravuga ati urukundo Imana yakunze abari mu isi reka nitange nzaba igitambo kandi nzaba n'umutanzi cyane gutungura abari mu isi. aza gukuraho ibitambo ariko muzamwumva ku karengane k'ibitambo nako umuntu wese ntabwo kudukiza habega n'ayo matungo nayo yazaga arenga. ese ayo matungo yari azize iki? imvura akayica ntacyo yazize. ariko ibyo yose yaje gukuraho byari bitangaza. umuntu utazi byose yadukuyeho azabisoma byitondere. amatungo yapfaga ubusa twakora ibyaha bakatwica kandi bya byaha byacu tugapfana n'abana bacu tugapfana n'inka zacu ibyo byose bikarenga. Imana ikunda bari mu kuvuga ngo aka kavuyo sinokihanganira bari bakanira barazize ubusa. abagore bagize ibibazo bagiye mu mihango kandi ni ngombwa bagahabwa akato. mbega Yesu we ikintu kimwe gusa aravuga ngo jewe icyo mbasabye ngo ni ukwizera gusa
Yesu ngo araza yikorera ibyaha byacu byose, yikorera amafuti yose, aba igitambo cyo koherwa, aba igitambo cyikoreye byose. Yesu atongerwa ibyaha byacu byose, yego, bimurundaho. Yesu azamera neza. Nza ngunda kuvuga iri jambo hano none mwabyumvishije. yego, Iyo dusaba biti umuntu arakubwira ngo iyo utari ufite umuzigo ugomba kubitwaye, nawe ubwawe ukitinya uti ubu njya nk'iyo ntagira uyu muzigo nk'igifuka kigera aha. Yesu we ngo aze gutabara abarushe n'abagowe. Umurinzi wo mu ndirimbo z'abakavura 24 niba ntihenze yararenze ngo ananichukua mimi na masumbuko. Ananichukua mimi na masumbuko. Amen. Uyu ku musaraba yarahamagara aravuga ngo nimuze mwese abarushe, ngo nimuze n'abaremere. Nta wundi muntu uzahamagara abarushe. Nimuze ndabaruhura. Ngo bagaragu banje. Kuko ndi umugwaneza. Yego. Ndabaruhura. Ngo kandi ndoroheje mu mutima. Niba wamwe ni mwepesi. Umutwaro wanjye nturemereye. Wakunze abari mu isi cyane, zatumye ngo umwana wayo kugira ngo umutera wese iyo atamutse ya Yesu yacu, iyo atamutse Yesu umurinzi w'abanyanya wa wundi twavuze aravuga ngo ntabwo warira ukishyuza ngo ndetse ukazumubara ngo ntizabikire ibicumuro byawe. Aravuga ngo dore impongano ikwiriye abakoze ngo ni amaraso ya Yesu masa. Amen. Imana ngo mu rukundo rwayo iraduinzira ngo pendo la Mungu ni kubwa papa hiyo kandi kuducungurira ari ngombwa ngo agere ku musaraba, ari ngombwa ngo yurire kuri cya giti. Reba ngo witegereje ku musaraba, niyo urebye filime ya Yesu ubona amaguru ya Yesu atika hasi. Yego. Kugira ngo tuba turuhukira munsi y'umusaraba. Amen. Ngo gucimisha aravuga ngo munsi y'umusaraba ngo umutima Yesu ngo niho nzamukuza rwose ngo guhora mu kazi. Aravuga ngo ngaho munsi y'umusaraba, munsi y'umusaraba ngo ni ibuye ry'igitare ngo ndamubera igitutu ukumva ndugamye. Yego. ngo rutangiza n'inzagarara. Amen. Muri iki gihe ngo bafite stress. Ushaka gukira stress ni munsi y'umusaraba. Imana ari wa munsi y'umusaraba nta stress ntihaba. Yego. Ari inzara uzimuka aravuga ngo uwo musaraba we ngo ayihuriro. Yego. ngo ry'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Amen. Amen. Ni mu butabera. Yego. Muri justice mu kuri kose nta muntu woharenganira. Kandi igisambo cyararenganuwe cyane. Umusaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu ngo ni ihuriro abantu bose bakahurira. Ni ukuri ngo wahagera gutya. Umuterakera wari ikibazo yabazanaga uri munatumi bakamukubitaho ubufindo abantu barapfaga, ariko noneho ubu ngubu wabaye ihuriro ngo ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho. Amen. Nibutse inzozi Yakobo yarose wa munsi agiye ahunga ngo yabonye urwego rumanuka. Yego. Mukambera nk'urwego rungeza mu ijuru. Umurinzi yarahakanye aravuga ngo dore inzira ija mu ijuru ni imwe. Yego. ngo ni Yesu n'umusaraba we. Iyo nzira ngo sinzahabona. Aravuga ngo hirya y'uwo musaraba, hafi y'uwo musaraba. Yego. ngo mbona y'umworera. Ariko umunwa w'ikuzimu. ngo mu muriro. Yego.
ariko ngo imbere yaho y'ubwo bwobo ngo hari umugabo uteze nk'amaboko ukankiza ngo ntagwayo. Imana yakunze abari mu isi yego zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ngo amare kumutanga. Twacungujwe ibintu by'agaciro, twacungujwe ibintu bihenze. Yesu ntiyazari inzaduka ngo aseruka ducungure zamutse kuvuga ngo nimutabare, arabanza kuganduka. yego Yakagombye nyine gushushanywa na bene se. Reka dusome iri jambo twavuze ngo turavuga mburu ya nyine ya Pasaka. Icyatumye Yesu yihindura umuntu ngo kwari ukugira ngo amere nkatwe, ngo kuko abana bavanze amaraso tukaba nk'umwe nyine. Inzara ntiturya, yego Yesu nawe yaramuriye. Natugerageza Yesu yarageragejwe. yego Abantu nibatubeshera Yesu yarabesheye. Niducika bugufi Yesu yacishijwe bugufi. Yesu hari ibintu yakoze nk'intangara akabona ni nkatwe. Mu gihe bamushinze ibyaha ntiyigeze ahakana. Intego kwari ukugira ngo aducungure. yego Haba n'abandi bazabigushinja gutya ibyo utakoze ukorerwa kubihakana. Satani azagerageza, ni nayo mpamvu y'abarimu bazamutse yicara iburyo bw'Imana. Muri kwicara iburyo bw'Imana ngo akicara adusabira. yego Uyu munsi mu kanya araza kudusabira avuge ngo data ubababarire. Haleluya. amen Muri gusubiza ngo ndaziriya ndirimbo yararirinze ngo nimwumvire ijwi rye ngo ryinginga. Ngo ryinginga ngo data ngo ubababarire. Abasabira abana ngo ariko natwe twese ngo adusabire cyo ngo twebwe abanyabyaha yazize. Baratwemera neza neza ariko mu n'urukundo. yego Aravuga ngo data we ubababarire abataha kuko nguza icyaha cyazanywe n'umuntu umwe ngo niko n'imbabazi zazanywe n'umuntu umwe, kandi yakagombye kuba Yesu. Nta wundi wabishobora ari umwana w'ikinege watangwe ku bwacu. Rero data turi muri Pasaka, ariko Pasaka ni Yesu. Ngo ni ukutwibutsa amaraso, nta kindi zikora ngo zitwibutse amaraso. Iyo tugize tugiye kwibuka amaraso yaducunguye, tuba tugiye kwibuka igiti twacunguriweho ngo rigota ku giti ngo niho Yesu yabambwe, ngo kandi abambwe kugira ngo turonke kudapfa. amen Muri minsi wundi yaravuze ngo abambwe, abantu bazabimba ngo yabambwe yarangije. Abambwe ageze ku musaraba yarangije izo kuducungura. Ariko intego yazo nta yindi, ni uko Imana yakunze abari mu isi itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Umwanditsi aravuga ngo ntibishoboka ntibizokunda ngo kuko utizera ngo yabasha kunezeza Imana. Yesu ntiyaje munsi ngo kuduciraho iteka. Abantu bazamuzana nk'uwiterabwoba bagasa nkaho yaje kuduciraho iteka. Yaraje ngo bari ngo bakizwe nawe, ariko yaraje umwizere. Bene data, mbifuje Pasaka nziza, mbasabira no kwizera umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwakira ijambo ry'Imana, neno litaendelea. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.